akenshi na kenshi uri hano ndabizi ukeneye kumenya ubuzima bw'uyu musore ubakina The Internal Fragrance. Gusa twinjiye muri The Internal Fragrance ntago abakinnyi bose baba barimo twabakora documentaire cyangwa se ngo mumenye ubuzima bwabo, ibibaranga, inkomoko yabo, ubuzima bakuriyemo, ibyo bakoraga, bakakanya uko bari. Ntago bose twabarondora ngo tubabare. Gusa ni mu byifuza dore wenda urutonde rw'abakinnyi b'ingenzi bari muri iriya filime. Hari uwitwa Yang Zi, Lee Shen, hari uwitwa Tani Jensi na Sheng Yi. Abo bose abo ni abakinnyi bane ngira ngo harimo wa musore akenshi na kenshi ku bantu wenda muyigeze namwe kuri 20 ngira ngo muri abakinnyi reka mbanze nababwire musobanukirwe neza. Harimo wa musore bifatwa nkaho ari umuyobozi w'amadayimoni, hakazamo n'akagakobwa kari gushaka gukundana n'uriya musore, hakazamo na wa musore w'igikomangoma, hakazamo n'undi mukobwa umwe ariwe mushiki w'igikomangoma. Nibo bakinnyi b'ingenzi muri iyi filime. Ariko uyu munsi mureke turebere hamwe uyu musore ndi kubereka kuri screen ngira ngo abantu mwarebye The Internal Fragrance muramuzi. Mureke mba amateka ye arambuye mumenye ngo ese ubundi umukinnyi turugane muntu iki. Reka nanone bashimire ko muneza amatwi. Niba uri mushyashya reka nkurutse gukanda subscribe kuri umurongo wacu kubera ko niho hagiye kujyaca documentaire zirenze zitari inyarwanda za filime zitandukanye z'ubwoko bwose. Reka dutangire. Niba uri mushyashya reka nkurutse gukanda subscribe rero no kukamenyetso karayi kugakandeho. Tekereza umwana wavukiye mu muryango usanzwe udafite amazina akomeye mu ruganda rwa sinema cyangwa umuziki. Ariko igitangaje nuko uwo mwana yari afite impano ebyiri zidasanzwe ari nazo zamufashije kugera kure: gukunda kubyina no gukunda kuririmba. Iyo mpano niyo yaje kumuhindurira ubuzima bwe. Uyu munsi abantu barenga miliyoni nyinshi bamumenye kubera filime n'uruhererekane rwa televiziyo yakinnye harimo The Internal Fragrance, aho yagaragaje ubuhanga bwatumye abafana benshi bamukunda. Tani Jensi yavutse ku itariki 5 Ukwakira mu 1990 mu mujyi wa Beihai mu ntara ya Guangxi mu Bushinwa. Ubu aka kanya arabarirwa imyaka igera muri 37. Ariko ninkomeza kubasomera utuduce nka tubasomera nabi byanditse mu Gishinwa nanjye mba nagerageje kuko ntaho nakize n'ababeshyi. Akiri muto yakundaga cyane kubyina no kwiga ibijyanye n'ubuhanzi. Ababyeyi be babonye ko afite impano idasanzwe baramushyigikira kugira ngo ayiteze imbere. Yinjiye mu mashuri yigisha ububyinnyi bw'umwuga aho yakoraga imyitozo ikomeye buri munsi. Iyo myitozo yamwigishije kwihangana, gukora cyane no kudacika intege. Nyuma yo kurangiza amasomo ye, Tani Jensi yinjiye mu itsinda ry'abaririmbyi ryitwa MIC, aho yatangiye kumenyekana nk'umuririmbyi n'umubyinnyi. Nubwo iryo tsinda ryabonye abafana, Tani Jensi yumvaga hari indi nzozi afite cyangwa se agifite. Yifuzaga kuba umukinnyi wa filime. Ntiyari azi ko izo nzozi zari kuzamusaba imyaka myinshi yo kwihangana. Mu ntangiriro z'urugendo rwe muri sinema yakinaga uduce duto muri filime n'inkuru z'uruhererekane. Ntiyahitaga ahabwa imyaka y'ingenzi. Hari imyaka myinshi yakoraga cyane ariko ataramenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yakomeje kwiga ateza imbere impano ye kandi yizera ko umunsi umwe amahirwe azagera. Amaherezo iyo myaka yose yo gukora cyane yatangiye kwishyura. Filime n'uruhererekane yakinnye byatangiye gukundwa. Izina rye ritangira kumenyekana mu Bushinwa no hanze yabwo. By'umwihariko uruhare rwe muri The Internal Fragrance rwatumye abantu benshi ku isi batangira kumumenya no gukunda uburyo akina. Ariko se ni uruhe rugero rwamugejeje ku rwego rw'icyamamare? Birababaje ko nyuma yo kwinjira mu itsinda ry'umuziki ya MIC yizeye ko izina rye rizahita rimenyekana, ariko siko byagenze. Nubwo itsinda rye ryari rifite abafana, ntiyigeze agera ku rwego rw'ibyamamare nk'uko yari abyifuza. Hari benshi batari banazi izina rye, ariko ntiyacitse intege. Yahisemo kugerageza indi nzira. Iyo nzira ni uko yagombaga gukina filime. Mu myaka yakurikiyeho yatangiye guhabwa imyaka ikomeye muri sinema drama. Abafana batangira gukunda uburyo yakinaga, bavuga ko
ashobora gukina umuntu mwiza, umunyabwenge cyangwa umugome kandi akabikora neza. Ibi byatumye izina rye ritangira kumenyekana cyane, ariko hari drama imwe yahinduye byinshi mu rugendo rwe. Ni Lost Your Forever. Muri iyo drama Tani Jian yakinnye nk'umukinnyi witwa Zhang Liu. Nubwo atari we mukinnyi mukuru, uburyo yakinnye bwatumye abafana benshi bamukunda. Ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kugenda bavuga ko Tani Jian ari umwe mu bakinnyi bafite impano idasanzwe muri sinema. Nyuma yaho yatangiye guhabwa indi myaka ikomeye muri drama nka The Internal Fragrance, yongeye kwerekana ko ashoboye gukina inkuru zifite amarangamutima menshi. Abafana benshi bavuga ko buri gihe agaragaza amarangamutima mu buryo busanzwe, bigatuma abantu bumva inkuru ari ukuri. Icyo ni kimwe cyatumye izina rye rikomeza kuzamuka. Uyu munsi Tani Jian ntabwo azwi gusa nk'umukinnyi, azwi kandi nk'umuririmbyi, umubyinnyi, n'umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri Chinese drama. Ariko se ubuzima bwe buri hanze ya sinema bumeze gute? Ese yaba afite umukunzi cyangwa umugore? Ni izihe nkuru zitangaje zigeze kumuvugwaho? Ibyo byose ni bimwe tuzarebera hamwe mu gice nzabaramburira ubwo The Internal Fragrance izaba yarangiye.